There is this common thing that people are talking about, that if you want to move fast, you go alone. Is that what you said? Then if you want to go far, you go together. I want to go fast and far. So it's not... yes, there is no contradiction. Why is it when you want to go far, why don't you go fast? What's the issue? Well, if you want to go to the moon, do you want to go slow? You can't go slowly to the moon. You would not reach there. Yes. And so both actually are completely valid. You want to go fast, you want to go very far. So please, you fellow Rwandans and others who understand what we are talking about, let's go fast and let's go until very far. Kuva ku munsi w'ejo tariki ya 26 Mutarama 2024 kugeza uyu munsi tariki ya 24 Mutarama 2024 mu Rwanda haberaga inama y'igihugu y'umushyikirano. Perezida Paul Kagame ubwo uyu munsi yanzuraga inama y'igihugu y'umushyikirano imaze iminsi 2 yasabye abayobozi mu nzego za leta badashoboye gukorera igihugu n'abaturage ko basezera bagasimburwa n'abiteguye gukora iyi mirimo. Moderator ibyatubwiraga mu kanya avuga urubyiruko n'abakuze bamwe ntibagira ubwoba abandi bakwiye kugira ubwoba rwose byo gusimbura abantu byo bikwiriye kuba igihe umuntu ari aho ari mu bintu bidasobanutse dufite aho tujya kumubika akwiriye kugenda ntajya kujya kuko ushobora kubikora genda bibabwira kuko abandi njyaho mukabi ngo batabumva nabi nunyumva nabi urangira uteze so je nta kibazo ndabikubwira ushaka kunyumva n'abanyumve nabi umurimo ugomba gukorwa nicyo tubereyeho abayobozi mu nzego za leta turimo kugira ngo dukorera igihugu dukorera abaturage ubuzima bwabo buhinduke urimo ntacyo ukora urimo urakora icyo uramaze iki ufite aho ujya ndetse ugasezera ukigera muri ibyo ngibyo byaba byiza ko wabikora abantu bagasigara bagomba gukora imirimo. Umukuru w'igihugu yasabye aba bayobozi gukomeza ibyiza byakozwe ariko bakanakemura byihuse bitagenda neza. Ubu tuvuye aha tuhavanye iki kugira ngo dutere intambwe turusheho gukora neza ibyo twakoraga neza dukosore vuba na bwangu ibyo twasanze bitagenda neza kandi kubikosora ibitagenda neza tubifite mu bushobozi bwacu kuko byinshi twasanze biri no bidashaka mikoro menshi usibye ko biri muri twe twahitamo kubihindura igihe icyo ari cyo cyose. Perezida Kagame yagaragaje ko mu nzego z'ubuyobozi harimo ikibazo cyo kudakorana ngo inzego zivugane zifatanye gukemura ibibazo igihugu gifite. System kugira ngo ikore neza igomba guhererekanya amakuru kuvugana kuganira kumva ibibazo kimwe
no gushaka ibisubizo. Impamvu binanira abantu kugira ngo bumvikane bavugane ni iki? Kuko kenshi usanga abantu ntibavugana kandi bagomba buri wese ntawe ushobora gukemura ikibazo ari umwe, nta minisiteri imwe ishobora gukemura ikibazo, no muri iyo minisiteri ntabwo umuntu umwe ashobora gukemura ibibazo. Umuyobozi aho ari hose ntashobora gukemura ikibazo wenyine, ntibibaho, ntibishoboka. Igituma rero udakorana n'abandi bagenzi bawe ngo ibibazo birusheho gushakirwa umuti kandi byihute. Icyo wagomba gukora uyu munsi ugikora uyu munsi, aho kujya kugicumbikisha ngo uzagikora ejo, ejo bundi, gusa nta n'impamvu. Ibyo wagomba gukora mu nshingano zawe ufitiye ubushobozi, ugashaka ko habanza hakaba inama, gutegura inama, nabyo bigatwara iminsi. Inama abazizamo bakaza bakererewe, baseta ibirenge, ubundi bakaza bakicara ntibagire icyo bavuga, bakicaramo gusa bagataha. Wamubaza wahura nawe bakabwira ngo yari mu nama. Mu nama wari urimo wakoze iki? Wavuze iki? Inama wayifashije iki? Kwicaramo gusa, kubuza abantu oxygen mu cyumba wari wicayemo gusa, nicyo watwayeyo iyo bigumana naho wari uri. Gukora muri mwebwe, muri twese harimo ikintu umuntu ashobora gukora igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo kwicara ugakora ubusa, ntabwo ari ibintu nanone byaba mu ntego yacu. Gukorera hamwe. Perezida Kagame yatangaje ko bidakwiye ko abayobozi bicara kandi bafite inshingano bagomba gukora, kandi ko abadashoboye bazajya basimbuzwa. Inshingano zacu nitutazifata ngo abe ari twe tuzikora, hari undi uzaza akabigukorera. Wowe wundi uzaza akabigukorera ntabwo azabikora ku buryo washakaga cyangwa ku buryo bukubereye. Abikora bijyanye n'ibimubereye. Hari aho yasabye abayobozi bitabiriye inama kutagira imyumvire nk'iyabo mu mahanga yakomojeho ubwo yatangizaga umushyikirano ku munsi w'ejo tariki 26 Mutarama. Aba bayobozi umukuru w'igihugu ahamya ko bafite imyumvire ishaje, bagaragaza ko bafite umugambi wo gukora impinduka mu Rwanda, nyamara ibihugu bayoboye byugarijwe n'ibibazo. Forget some of these leaders some of whom I was referring to yesterday, who are still living like in a stone age. People driven by, in this day and age, to have somebody still sectarian who is thinking about the tribe, about ethnicity, about as the main driver of the politics, or what the country needs to do, or what people need to do for themselves. It's absolutely sick. And then we go out there and start making all types of claims. We Africans, we this, you, me, this country, this. Yes, you have the right to make claims, but you have to make the right claims. You have to make the right claims because they are there. You can't make the right claims by being sectarian. You have your people, your own people, barely making ends meet, naked on the streets, no food, no nothing, and you are there. You are there talking about, going to
You want to come and teach Rwanda what to do or change what is in Rwanda. With what? You have nothing. Yatangaje ko aba bantu bugarijwe n'ibibazo bityo ko aho kuvuga u Rwanda bakabaye bateza imbere imibereho yabo. Yagaragaje ko bihangayikishije kuba hari abantu barenze umwe barangwa n'izi mvugo kandi ngo birashoboka ko harimo abavuga aya magambo kubera ruswa bahabwa. Yamenyesheje aba bantu ko guhindura u Rwanda bitazabashobokera. But unfortunately, it's not just one case. It seems to be common with people who behave like this, who are lost, for them they have something, whether they have stolen it or they have been given or bribed to. And once the pocket is full for them, the rest of the country, their own people, can go to hell. That's what we see around, especially with the same people who instead of thinking of changing what is in Rwanda, why don't you change what is in your own country? But why can't you even have a sense by which you judge that, first of all, that is not correct. Secondly, it is even impossible for you to do. So what is it? But at the same time, that should also be a lesson to you. If you have people who think about you like that and wish you to be like they keep saying, doesn't that remind you that there is what you need to do for yourself? Yagarutse kuri iyi ngingo nyuma yaho Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye bavuze ko bazafasha abanyarwanda guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda. N'imvugo yaranje Tshisekedi mu gihe yiyamamarizaga umwanya w'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye nawe amwiyungaho tariki 21 Mutarama 2024 ubwo yaganirizaga urubyiruko rwari rwateraniye i Kinshasa. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali. Iminsi irabarirwa ku ntoki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwanda Day 2024 irongeye iragarutse. Uyu ni umunsi uhuza abanyarwanda bo mu gihugu, abo mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda bafite intego imwe yo kuganira ku cyarushaho guteza imbere igihugu cyabo. Nawe rero iyandikisha unyuze kuri wa@rwandaday.rw kugira ngo nawe tuzahurire Washington DC. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio n'ijwi ryacu twese.